bo rero muri abo bantu hari abagabo bomboka mu mazu bagenda gahoro gahoro bagenda mu mazu y'abandi bagatwara abagore batagira umutima ariko njyewe nkunda kubivuga neza ko bene abo ngabo ntabwo ari n'abagabo ahubwo ni ibigabo na bene abo ngabo ntabwo ari abagore ahubwo ni ibigore kubera ko nta gigoryi kimwe kibaho ibigoryi ni bibiri kuko ari icyo kigabo nta mutima kizaba gifite ari n'icyo kigore nacyo nta mutima kizaba gifite ku bijyanye n'ubumuga buri wese rero amenye ubumuga bwe narangiza kubumenya azaza gupfukama maze abwira Imana ngo Mana ubumuga bwanjye ni wowe rero ushobora kumfasha ari we nyiri umusambi ko duhisha pasiteri uwo musambi tukawuhisha umubwirizabutumwa tukawisha umunyamasengesho nyirawo naza azakubona gute azakubwira gute azakubwira ngo mbese uko niko kwihangana uko niko gutegereza uko niko kwiga ariko reka mbanze mbibwire nitwa Habakaramo Theophile ndi umugabo mfite umufasha umwe n'abana batatu rero Imana irankunda cyane nkunda kubivuga ko inkunda kurusha uko ikunda abandi bose amen tugiye kubanza gusenga mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana dusenge Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko waturinze mu minsi yose yatambutse tukaba tugeze ku munsi wa none turi guhumeka umwuka w'abazima izina ryawe nirihimbazwe ubwo tugiye kuvuga ku ijambo ryawe ngwino udusobanurire kurushaho abazaryumva rizabagirire umumaro senze nizeye ko ubyumvise kandi kubikora nk'Imana mu mazina atatu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo rivuga ngo ubumuga mfite ni ubuhe cyangwa se wowe ubumuga ufite ni ubuhe hari umuntu waba atamugaye ikirenge ukuboko cyangwa ijisho cyangwa nta bundi bumuga afite ariko Imana yamureba ikabona ko afite ubumuga tugiye kureba rero dusome muri Bibiliya buri wese azagenda amenya ubumuga bwe afite nyuma turaza gusengera hamwe kuko uzaba yarangije kubona bwa bumuga bwe arabwereka Imana ibumukiza aho ngaho tugiye gusoma rero ni mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 turahera ku murongo wa mbere dusoreze ku murongo wa 8 urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa mbere dusoreze ku murongo wa 8 wateguye rero reka ahadusomere maze nanjye ndaza kugenda mbisobanura gahoro gahoro urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8
muri kw'amagambo uranditse ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Nubwo buhenebere rero buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Iyo minsi y'imperuka wowe nanjye ntabwo tuyizi, kuko hari abantu benshi bajya bavuga ngo igihe nagereye mu rusengero bajyaga bavuga ngo imperuka izaza, none ndashaje imperuka ntabwo iraza, ariko mu minsi y'imperuka hari ubuhenebere buzaza. Rero Timoteyo yarabirebye arabyandika. Reka bakomeze. Umurongo wa mbere uravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Mu minsi y'imperuka hazaba hari ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda. Icya mbere, abantu bazaba bikunda, bakunda impiya. Bazaba bakunda impiya, arizo feza cyangwa amafaranga. Birarira. Abantu bazaba birarira nabo. Bibona. Bazaba banibona ndetse. Batukana. Bazaba batukana. Ibitutsi nibyo bizabaranga, bizaba biri mu kanwa kabo. Batumvira ababyeyi babo. Abana ntabwo bazaba bumvira n'ababyeyi babo. Indashima. Abo bantu rero bo mu minsi y'imperuka ntabwo bazaba bashima. Batarabera. Ntabwo bazaba n'abera. Abantu rero mu minsi y'imperuka uzabagirira neza ntabwo bazishima, uzabagirira neza ntabwo bazagushima. Abo bantu ntabwo bazaba arabera. Badakunda n'ababo. Ntabwo bazaba bakunda n'ababo. Uretse no gukunda abandi ndetse n'ababo ntabwo bazaba babakunda. Batuzura. Ntabwo bazaba buzura. Ni ukuvuga yuko uzaba ufite inshuti ariko ntabwo uzaba wuzurana nayo. Izaba ikuryarya, izakwereka ko ari inshuti yawe ariko ntabwo mu by'ukuri ari inshuti yawe. Ntabwo muzaba mwuzura. Babeshyerana. Bazaba babeshyerana. Icyo kizaba kiri ku minwa yabo. Batirinda. Ntabwo muri bo ntabwo bazaba bafite kwirinda. Ibibi byose bazajya babikora. Bazaba bagendana n'abakora ibibi, abakora n'ibyiza bazagendana nabo. Ntabwo bazaba bafite kwirinda muri bo. Bagira urugomo. Bazaba bagira n'urugomo. Badakunda ibyiza. Ntabwo bazaba bakunda ibyiza. Ibyiza uzabereka ibyiza ntabwo bazabikunda, ahubwo bazaba bakunda iby'irari ryabo. Bagambana. Bazajya bagambanira na bagenzi babo. Ibyigenge. Ntabwo bazajya mu mwuka, ahubwo bazaba ari ibyigenge. Icyo bashatse nicyo bazajya bakora, aho bashaka niho bazajya. Ntabwo uzamugira n'inama ngo ayemere kuko ari icyigenge. Bikakaza. Bazaba bikakaza cyane rero, bizamura bakishyira mu ntera batarimo. Abo bantu nicyo kizakugaragariza ko ari mu minsi y'imperuka. Bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Ikizaba kiri imbere muri bo, ibibanezeza gusa nibyo bazaba bakunda, ariko ntabwo mu by'ukuri bazaba bakunda Imana. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga z'ukwera. Kubera iki? Bazaba bagaragara nk'aho ari abakristo kandi atari abakristo. Mu buhe buryo? Mu bikorwa byabo ntabwo ari abakristo, ariko ku minwa yabo bazaba bavuga ko ari abakristo. Bazaba ari abaririmbyi inyuma, ku mubiri inyuma, ariko mu bikorwa byabo ntabwo bazaba ari abaririmbyi. Bazaba ari abavugabutumwa inyuma. Wabareba ukagira ngo ni umuvugabutumwa, wamwumva ukagira ngo ni umuvugabutumwa, wamwumva ukagira ngo ni umupasitori, ariko mu by'ukuri ibyo akora ntabwo bizaba bigaragaza ko ari umuvugabutumwa. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Abameze batyo bose uzajya ubatera umugongo, kuko ntaho bashobora kuzakugeza, ahubwo iteka ryose bazakuyobya. Kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima. Muri bo rero, muri abo bantu hari abagabo bomboka mu mazu, bagenda gahoro gahoro bagenda mu mazu y'abandi,
bagatwara abagore batagira umutima. Ariko njyewe nkunda kubivuga neza ko bene abo ngabo ntabwo ari n'abagabo ahubwo ni ibigabo, na bene abo ngabo ntabwo ari abagore ahubwo ni ibigore, kubera ko nta kigoryi kimwe kibaho, ibigoryi ni bibiri, kuko ari icyo kigabo nta mutima kizaba gifite, ari n'icyo kigore nacyo nta mutima kizaba gifite, kuko kizaba giciye umugabo wacyo inyuma, na cya kigabo nacyo kizaba giciye umugore wacyo inyuma. Niyo mpamvu ngunda kuvuga ko ari ibigabo byomboka batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bazaba baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Ni ukuvuga yuko bazaba bahitamishijwe n'ibyaha, n'irari ry'uburyo bwinshi niryo rizaba ribatwara. bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Abo bantu rero uhora ubigisha ukuri, bahora biga n'ukuri, bahora babigisha, ariko nta na rimwe bashobora gufata ibyo bize. Nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, niko n'abo bagabo barwanya ukuri. Nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, niko n'abo bagabo nabo barwanya ukuri. Ni ukuvuga yuko Mose niwe wakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa akabageza mu butayu, kandi abayobora neza kuko yari afashishijwemo n'Imana. Ariko Yane na Yambure baramurwanije, niko n'abo bagabo nabo barwanya buri muntu wese uvugisha ukuri. Abo ni abononekaye ubwenge badashinga ku byo kwizera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Abo rero nta kindi kibagaragaza nuko mu bwenge bwabo barononekaye, nta kindi gishobora kubanezeza. Imana ishimwe cyane. Twari turi kuvuga ku bijyanye n'ubumuga. Buri wese rero amenye ubumuga bwe, narangiza kubumenya azaza gupfukama maze abwira Imana ngo Mana, ubumuga bwanjye ni wowe rero ushobora kumfasha. Reka rero dusoreze ku gitekerezo cy'umugabo umwe wajya gukunda gusenga cyane, Imana ikamuha amasezerano. Nguko nawe ukunda gusenga maze Imana ikaguha amasezerano. Iyo iguhaye amasezerano uribaza ngo mbese aya masezerano Imana iri kumva mbese azaturuka he? Nawe Imana yamusezeranyaga ko azajya hanze y'igihugu, nawe akibaza inzara kwindya n'urukweto kurubona ko ari ikibazo, nzakura viza hehe? Ariko kuko nta jambo Imana yavuze ngo rihere, igihe cyarageze umwera araza. Amaze kuza aza afite amazina ya wa mugabo yose, aza kwa pasiteri aramubwira ngo ndashaka runaka, uramufite? Ndamufite, muzanire. Amugeze iruhande aramubwira ngo nyuma y'amezi 2 ndashaka ko tuzajyana muri Amerika. Aramubwira ngo ibyo ntibishoboka kubera ko ntawe navana viza. Aramubwira ngo icyo ntikikureba, ibyo birandeba, nicyo kinzanye. Mu mezi 2 tuzaba twarangije kubitegura. Amezi 2 aragera, bya bindi byose barabirangije, noneho aramubwira ngo tugiye kugenda. Wa mugabo asigira umugore we ibintu 3. Aramubwira ngo madamu rero ndagiye, ubwo ngiye ntabwo nzibagirwa ko uri umugore wanjye, nawe rero nsize ngusigiye abana 3. Ijambo rya mbere ngusigiye uzirinde, ijambo rya kabiri ngusigiye uzategereze, ijambo rya gatatu uzihangane. Ni amagambo 3: kwirinda, gutegereza no kwihangana. Umugabo arangije aragenda, agezeyo umurimo yagombaga gukora iyo ngiyo arawukora, amererwa neza, agubwa neza. Nuko aza kubwira ya nshuti ye ngo njyewe ndashaka kuzazamura umuryango wanjye wose, kandi
sinigeze kuryama kuri matora ngiyi ndi kuryamaho hano. Baramubaza ngo mbese waryamaga guki? Naryamaga ku musambi. Umusambi ni iki? Arabisobanura. Aramubwira ngo rero reka ngende njye kuzamura umuryango wanjye n'uwo musambi mwuzane, kuko sinshobora kwibagirwa aho navuye. Rero muri bya bigabo bitagira umutima hari habonetsemo ikigabo kimwe kibasira wa mugore. Ntiyacika intege, icyo kigabo ntabwo kigeze gicika intege. Ku munota wa nyuma umugore aratsindwa, araneshwa. Muri iryo joro rero umugabo ahita ko arizamo, aje arakomanga. Urugo rwarayemo umugabo rero, umugore niwe ubanza kubaza ngo rinde. Akomanze umugore aramubaza ngo mbese urinde? Ngo sheri koko wibagiwe n'ijwi ryanjye? Ahita akabwira cya kigabo ngo yewe ndaguhisha hehe ko umugabo wanjye aje? Nta kundi arakingurira umugabo we aramubwira ngo dore habaye saa sita, indege iratujyana saa 9, kangura abana vuba vuba, imodoka iri hano hanze ubundi tugende. Bakora vuba vuba, ashyira abana mu modoka n'ibyo bagomba gushyiramo byose. Bose bageze mu modoka, umugabo yibuka wa musambi ko atagomba kuwusiga. Kandi wa musambi umugore yari yabuze aho ari buze gushyira wa mugabo, cya kigabo bararanye, aragifata akizingazingira muri wa musambi agishyira mu rugi. Abwira umugore ngo genda ujye kunzanira wa musambi wanjye. Amaze kumubwira ngo ajye kuwuzana, umugore arinjira mu nzu, atangira kwishima mu mutwe, yibaza ukuntu ari bubigenze. Aba ari gutinza wa mugabo. Umugabo arasohoka mu modoka, aramubwira ngo genda wowe nishakire uwo mukeka. Umukeka wari uryamyeho koko, uwo musambi wari uryamyeho wawubuze. Ageze mu cyumba arawubura, awubuze agiye gusohoka abona mu rugi wa musambi uhagazemo. Agiye gufata kuri wa musambi asanga burya n'ikigabo cyari kiri ihagaze muri wa musambi. Ahamagara umugore we ngo mada, uku niko kwihangana, uku niko kwirinda, uku niko gutegereza. Ngaho rero sigarana n'ikigabo cyawe, nanjye ndagiye n'abana banjye. Imana itugirire neza cyane. Buri wese rero afite uwe musambi. Mbese Yesu naza ari we nyiri umusambi, ko duhisha pasiteri uwo musambi tukawuhisha umubwirizabutumwa, tukawisha umunyamasengesho, nyirawo naza azakubona gute? Azakubwira gute? Azakubwira ngo mbese uko niko kwihangana, uko niko gutegereza, uko niko kwirinda. Imana itugirire neza cyane. Rero nshuti bavandimwe, buri wese niyigenzure, narangiza kwigenzura arafata umwanzuro wa nyuma, arabwira Imana ngo Mana, aha niho nasitaye, ubu nibwo bumuga bwanjye, mbabarira. Imana itugirire neza cyane. Dusenge Imana. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kuko uri uwera, nta wundi ushobora gutweza uretse wowe. Amaraso wameneye ku musaraba Kristo natweze ibyaha byacu, kugira ngo igihe uzaza abumvishira ijambo, nanjye twese tuzagusanganire mu kirere, tukwereka iminyago myinshi twanyaze umwanzi Satani. Senze nizeye ko byumvise kandi kubana natwe none n'iteka ryose. Amen.